sawa meze bite meze neza kuri aha ngaha hari umuntu nari negereje ubona umeze neza reka uretse ibyo utangiye ni ibiki kunkora kugukoraho ni ibintu birenze birarenze birarenze kare uzi ukora ku muntu nta gahunda mufitanye nose kuri aha ngaha nyine hari umuntu negereje aya ntukaze ufatirana umuntu ari neza ndagufatiranye njyewe akareko ndagufatiranye aya abasore bo ariko mwidize ibiki nose ndi umwana njye ntabwo ndi umusore njyewe niba uri umwana rero komeza ujya aho wari ugiye kwa mana yanjye byose byambaye nyatsi komeza ujya aho wari ugiye naho aya ndi hano mfite gahunda ngahima kanamba nari akareka nta telefone ngiriye ni ya mama ese nyuka rifata akagweza ati karimwe bundi bahera abana bararura nyuka gwe no telefone nza ko yanije ngo mvugane n'umuntu dufitanye gahunda wowe ubundi kase gahunda kazo gafungura nga kubikota mfungira ngase kari ku nzira ikibazo kiri ngasha waje gutega byose birakaze ndwaye he usotangiye guseka uziko nyene cyangwa ubonye ndetse nawe ushaka aya ntago naseka se we turasekana ngende serenge nziranye he nawe kareka komeza urugendo wari ugiyemo nanjye ndavanga nyine ko mana ngaye sharuharari ndavanga ko ngiye hata makuta ego ko mihigo kwanzuje suhuza ntukifate gutyo ngo nuko ngusanganye n'umusista meze neza cyane kose mihigo tuvugishije ukuri naherutse ujya gusura shere wawe utangiye kundeba utyo bivuga ukuri amagambo ufite nuko subonye umukobwa nuko ubonye umukobwa naherutse ujya gusura shere wawe ndikumva umushyira imana uracyazifite shere wawe waramubonye reka n'ipantaro ngiye kudodesha nta kintu kirimo kuko ubizi nagiye mfite mbirope ingano utakubeshya mihigo ndamuzi afite shere we yagiye no kumusura ejo bundi iby'abahungu bubu nyine tata ahubwo ni ibirata mukwitwa uyu nguyu mwihorere akareka njye mfite sheri wanjye mumva imbere mugende ariko mihigo mwese mumuraza munsuza murambaze ariko wansuhuza mihigo bimeze abantu simbi umeze ute neza ariko simbi ko mbona noneho bino bigabo byakwikubanye bimeze ntera nawe rwose nkawe uteye uturuka noneho simbi hari ikibazo mwagize ikibazo ni icy'aba basore ntazi ibyo baba barimo aba basore se bari kukubaza ndabizi se murazinanye akareka bansanze nigire muri gahunda zanjye none se mihigo we bimeze ute wowe none se isimbi wowe uyu mugabo kari kugufata bimeze ute ngandebera nawe ubwe ntiyanyikuriyeho ni wowe uri nawe usigaye warahindutse aya ntabwo nahindutse ibyo bintu ntabwo ari byiza nose nima tumugusanga sinzi ko ufite fiance none irari mufite imigi kuze wamunyeretse ntuze gufata kutugusuza arimo araza ahobera hakubundi muri gupfa iki ubusa mwahise mukagenda njye simbi ni inshuti yawe ufite shere wawe ntabwo wari uri umpamagara mu ntabwo namushenge mfite aramwihakanye mihigo ukaba witwa sheri wanjye nari negereje yaje nguye kandi mugenda reka rero nkubwire wanze kumbwiza rero ariko nabyumvishe ngo ni uyu nguyu Sibai simbi nagaruko bamera isimba fata uhaje mbere nakareka nari uyu niwe twavugana urabona kwifatira igifungo rekana nawe twigendere abo ngabo reba baje bikora ibyo ngibyo bakwifatisha byose n'undi munsi we mihigo niba ari mihigo ndakora ayagenda ndakora ngo uko musanze ahantu aparitse ntabwo ari uza dusangana umwana ukamujyana gutyo natashare twigendere ubundi baba bambaze mugende nyine none se twamenya tubyanzura dute umbaro payo hano hano dushaka kungenera ko ngukiza reka nkubwire muziki urabizi ikuncambe nararaburijwe ariyo wanyoheje ngo ninjyane nigize umumotari nambaye kasike ibiki byose uragenda urancu
ngezeyo nsanga igisita kirandaburiza none areba none se shere wawe yarakwanze twese turakunda uriya dukundana iyo twahuye ubwo tutahuye ntacyo ngiye twaje ni uwo kuzindukana cyangwa no gukorana nkorana ibiki ukwana n'ibindi ariko mihigura wamesha kamwe ukamera nkanjye ukajya ufata nimero wakoze mesa kamwe ndi imashini ahantu ugeze ugomba kwataka wa muhungu we ugomba hano hose ugeze ushaka kuhakura umukunzi hajya ufite bashiki bawe banga jewe nabo ngo mbageremo n'ubundi nta myaka 100 ngomba kuhahingagura bose none nkabagera abo ufite bashiki wanjye fete atansiyo bashiki wanjye none se uraje kurabona mushiki wawe Mariya ni karana gapengeri nabonye ahantu natari kazima uriya mwana njyaranyemeje uriya mwana ubonye urukweta ahagaze ipantaro nyashi wazibonye ahubwo aho ngaho kivuga nyashi aho twajyana inkweto za n'ibiki noneho sa agapira yambaye siko yakoze pocket y'amabere wangu ntabwo nzi ko pocket y'amabere ibaho akoze katubwira dusubire yagisumiza indumiwe nyine katubwira Misere kamanze nkwibarisa ko nzi ko hari umurokore none ibintu byo kuzana ngo utangiye kuzana ngo nyashi ibikingo ngo yambaye pocket y'amabere icyo ngibyo ndi wabigutuma tuvuge ko n'amaso atareba amaso ngira nembyitanye nge narebye ubwiza ntabwo yabye amapocket y'amabere nge ntabwo ibyo cyane gusenga ni ku mutima mwana ntabwo wabona nyashi ngo zirengagiza wazibonye ngaho rero kuri kubona musa zahure butaha ntabwo nyine ngaho reka duhera utafite nyashi biriya bintu byambujije nta bintu ubundi muzinanye akarakabye waranawaziranya natwe nta mutipe wawe wambaye umupira w'umutuku n'ingofero muzinanye karakara nawe bari baje kumushyiramo imboga yereka amayibobo zo mu muhanda nyine